zanga Imana yabagenzi rero kugira ngo dufate umwanya dusenge dushimire Imana ko abashyitsi bacu bahageze adusenga Imana tugushimiye abashyitsi twari dutegereje ko bagejeje ahangaha amahoro mugeze hano kandi twari tubizi ko muri buze tugeze muri kimwe cya kabiri cy'umwaka tureba aho inyigo twari twarihaye yabigeze akenshi rero iki gihe turaterana kugira ngo turebe uko bimeze hanyuma turebe dufate n'izindi ngamba dukosora ibitaratunganye tureba ayo mezi asigaje kugeza dusoje umwaka ko twaba tugeze ku mihigo twaba twarapanze gukora muri uyu mwaka. Bashyitsi bacu rero mudusanze muri uwo mwanya, ababyeyi barahari kugira ngo tunezerwemo. Rero nk'uko nabibabwiye ndi umuhuza w'ibiganiro ariko mfite ababyeyi bari hano bose kuvuga nabonye iby'agaciro kwemera ko mvuga ndi mutoya muri bo, ariko umwana uri iwabo yavuga ngo ubavuna mu yakongeza baba babyemeye. Umubyeyi rero wacu Charles nk'uko bitari bisanzwe umuco wacu, yewe ntabwo wakira abashyitsi, we wakira abashyitsi agendereye, ndagira ngo rero rwose uwo mwanya umubahe mutwakira abashyitsi. Jose, questo è ogni vacanza. È hafariya, ariko cyakandi urabona ko hazuba akagenda bose imana tumeshanisha adutumiyeho mwagendanye bose babicira akanyota nyuma dukomeje zona ibyo rero ntabwo bizi kandi cyane ushoye kwamara n'amasahani ubu refu agiye kutubwira ikimugenza nuko nabonye iwabo izuba ryatse ubundi yakabaye n'icyo usaba urakihabwa rwose. Icya mbere rero ngushimye ko wakiriye nk'uko bivuze ati zana inzoga zana ituruzi, nabwo ndagushimiye. Ntabwo rero nahita nicara ntavuze kandi mpaye uburenganzira, nagize amahirwe kumva ko inaha hagendwa kandi banyigiriye amaboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naje gusaba amaboko
tukaba inshuti ubukirisitu namwe mukabisangiza padiri asengera abizeye nagira amahirwe bagenzi banjye twakwizera mugaturambikaho ibiganza mukadusengera muri make rero naje bwana Karoli iyo Karoli mu kinyarwanda bwana Karoli n'umuryango ni barayacisha ubuye buryo twavuga uvuge neza mu kinyarwanda gitomoye utiruca ku muhanda izi tumusanga muri cyabuciyemo uje kugira ngo wongere uturukire ubwisungane mu kwivuza habagamo icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu kandi n'inaha niko byari bimeze twari tubisangiye ariko ejo bundi aha kumva ari mu matangazo no ku miganda iyo dushoje dusanga bahinduye ibyiciro ku ruhande rwanjye rero n'umuryango wanjye si uko tutari dukundanye ahubwo twagiye tubona ibyiciro bisa n'ibitugora tukumva biva muri uru rugo ntabwo nayamba naregeye kubwesha uburyo nabonye uburyo neretse wari ukugira ngo numve niba tujyana ariko mubwira ngo yerekwa mbendire kumanyereka mbendire urashaka ko imiryango sibyo n'umuryango uhagarariye nyirabwite nyirahuza imbaraga ibyo ngibyo maze asigaye twemere ntabwo tubaye bwana Karoli rero ukuvuga ngo pasiteri nawe wari umuryo wanjye yeretswe nanjye hari akandi kantu kanjye akandi havuga hakiri kare mu rwego ko twaza gahuza n'ibyo yeretswe wabuze ati se hari agatutsi kaje mu ntabwo nta kirogoya twaratemberanye twarasangiye twarataramye twanywaye umuce tunywana ihira tunywa n'umucayuki ndabyibuka kera ho n'umuramba tutaraba benshi wenda tube twanamara tujya kugira ngo umuramba barasangiye ariko hari icyo ntari nakabonye aricyo nifuzaga ko nasaba mu rugo rwawe uhagarariye nka Karoli Karasira irembo ry'umujyi ariko gihe mwasika cyasanga umuryango wa Pastor Sebugondo Augustine imyaka yanjye mfite mu Rwanda aho Imana irembo aramusaririma mu yabivuga ariko hasigaye ubu irembo ntabwo iri kurikira ariko byose byo mwebwe birembo ntabwo nagira amahirwe mu marembo umwe n'akazi ko kugenda kuririnda ndagira ngo nshyireho ikimenyetso niba mwankungira niba mwankungira ndagira ngo Eso
muzehe murasira rero gushimira gusa n'abashyira mbese baranyuye arambura gushimira nanjye ndacyakiriye iri ni ishimwe yuko tubahaye ubwo igikurikiraho n'ubwo iryo rembo barifatisha inyana ihaka ubu hano ntabwo abaveterineri bazi gusuzuma bazi kwisuzuma ariko kudahira iki nacyo ni ikimenyetso cy'urukundo imashini ntabwo bakategura harimo n'imashini bakategura AF natwe rwose abari inyuma amaherena ari wowe gufata ubutumwa ashobora kuhajya mukavuga muti ubu butumwa zifite amaherena nta kibazo rwose nzi ko neza veterineri yabikora natwe turi gukora wowe wambaye karuvati nkanjye ugiye kujya urashirije iyi ngiyi ngo ni impano ya nyirasenge w'umwana niko bambwiye bakaba bafotora kuko ibi ngibi ni amateka barazi umugabo mumfashe kumushyira ikintu dutwara na sebukuru pasitori nangaha icyo bivuze ariko akandi kitwa sedakazi kuko amagambo avugwa n'ibikorwa bikorwa tumaze Imana y'umugisha turabashimiye cyane imana izabe umugisha sendataze yarimutse nta nuko imana ibirimo kandi bizasohora amahoro turabashimiye n'ubundi babyita uvuze porotaye nibo wabyumva ni ibyo rero ubwo ngubwo umwugariro wo twawakiriye urimo nimwe muzongera kuvanamo musohora tubahekera umugeni wanyu ko muzaza musabe nimumara gusaba mukwe nimumara gukwa tubahekera wari umwugariro uzaba uvuyemo asenga rwose asenga none rero nyakubahwa kanoni tugonze tugiye kugera rwose ni nkaho
minisitiri arwaye inkorora nawe imana kumugisha n'abakekera kugira ngo nitunahurira hirya basoje mu izina ryawe. hari uwifuje no kugira amaraso Kamermani aya mafoto turayakina. Maria Musozo kabiriya byose yicwa n'inyota muze kunywa amazi y'amazi hanyuma ugiye mwicara fateho hanyuma Dadi bidufashe hanyuma turashima Imana ko muze Wa Pastor Sebugoro n'umuryango we turugigo rwa Kadogo ngo mwatubonye aje bakeya ariko abandi muzababona mu minsi izaza umukobwa yitwa Mamateka ariko ababwira uyu yitwa Kamazi ni umudamu bakajya hariya uriya mukobwa uriya mukazana nawe nawe uriya nawe ni umukazana ni umugore wa munini Japoro ni inshuti yanjye kandi n'umwana wacu Gustave na madamu ubundi iyo baje gusaba irembo basaba irembo ry'umugeni nta kana kubamo ubu dushobora no kuba umukobwa w'imyaka ibiri ko ni umugeni uburo bivuze yuko hagati hanze y'ahangaha cyane barangije amashuri umwari urangije byose byaciyemo byose byaba bahesha icyubahiro ko noneho iki cyubahiro navuze yuko baje gusaba irembo ry'umugeni utazi ushobora no kuba umwana w'imyaka ushobora no kuba tuzabashyingira mu mwaka wa 2032 sikigero wazi wumvishije nabi bibaho uko yabyitsitse naho ngo ryo oya ntabwo wabivuze ko abashingiye iby'agaciro kubagira kandi muri ingenzi ndabakunda cyane mwakoze kuba hafi nta jambo rirenze ndagushimiye numva navuga ariko Imana y'umugisha murakoze cyane
n'ibitekerezo ni ngombwa ariko nanone icya gatatu ni amafaranga. Icya gatatu kuri ibi byombi ni amafaranga nabyo birakenewe. Numva ariko nihaye ijambo numvaga abenshi wenda ntabwo tuziranye ariko hafi yuko turi aha ngaha anko marume muramuzi nawe arabazi, yewe n'ubu njye ntabazi namwe mutazi bamwe ariko muramuzi. Sinzi rero uburyo bwakorwa rero uko bwatangiye ntitwatanze irenga izava muri ibi bihe, niba twahana nimero, niba byagenda bite uko bwatangiye gushaka amafaranga dusaba Imana iduhe umugisha. Nomero y'iki ya telefone oyagira abanyaturanga uko bitegurwa, hari inama zibaho kandi basigaye bakora n'imbuga, ariko ahangaha umuhango wacu ntabwo ari ugomba kuduha akanyenyeri. sawa kuko uyu gusaza arahari, kazungu arahari, abapastori babonye ahangaha bose dufite urusengero urabona ko twahana inyenyeri ahangaha, ahubwo yawe ruvuze ijambo rishimira ibyabaye hanyuma turabishimiye cyane ibyabaye, ariko nanone ntabwo bizajya ku ruhande rw'abapasiteri gusa, kuko Kazungu bishobora kuba bafite n'abantu badasengana nyine azabahuza ariko ntabwo ari ahangaha. so ni ibindi by'imbabazi. ikiriho wenda kuko turi aha twese dufite ibyo twajemo nuko batuzi bafite amanimero yacu n'ubundi rwego duhuriramo, si ngombwa rero cyane baratuzi, nta muntu waje ahangaha rero tunyatazi. sawa kugira gusa uri umwanya mwiza wo kwinegura ubundi iki cyiciro mpamvu habayeho kwibwira nangwa kwerekana abagize umuryango ku ruhande rwacu no kutwereka abo basengana. Ndashimira rero umusaza wahagaze mu kigo cy'umusaza Sebugondo pasiteri, mwabikoze neza, ariko umusaza waba uri ku ruhande rwabo bazamujya hafi bazababwire gusaba no gutambukira rwose kuzabihengeka bakabivanga ubukwe bukabiha. harimo wenda ubundi icyo njye nabonye atabizi niba byiga niba ariwe bazakomezanya bazabagera hafi y'umuryango wabo bamuhinduye byazaba byiza mu gusaba babaye baje kuriya rero yitwaje uriya musaza byazagorama kandi bikabisha ubukwe bwacu mu by'ukuri babasha kumenya cyangwa bazaganira nabo bazamubwire kugira ngo tuzaryoherwe mu tukajya guturika kwa sebukwe icyo tuvuga ababicitse buriya reka bose nabo babibonye, nabo ari abadamu babibonye, kuko bibaye kuriya nawe bireba ngaho bireba ubukwe twabutashye kamera kuriya ntabwo rwose byaba bishimishije kandi ibyitso buriya ibyitso biba hano icyitso ni ukwawe nyine ariko nawe yakwica nyine aje se vuba yaje biriya bintu yakora agabonaga ari ibintu bibi bibaho azahora muri gande ko bitumye ngira ngo ngire icyo mvuga uragiye guhinduka ariko umuco ugenda uhinduka ni nako katuba isubira inyuma umuhango wo gufatira bakiri ubundi ntawafataga irembo ry'umuntu ntabwo byabagamo. Irembo ryasobanuraga kugururirwa amarembo ugahaguruka ugafata inyana y'inka ukajya kwa Charles baravuga iyi nyana niyo gufata irembo, nta nubwo bayisaba ubundi hasabwa umugeni, hasabwa inka, hasabwa igisigaye gufata irembo ni ukugira ngo imiryango yanyu yugururwe mujye mushyingirana, nicyo byasobanuraga ndetse byabaga na rimwe
n'ubu yabaga kenshi igihe nabaga natanze inyana ifata irembo kwa Charles amarembo yabaga yuzuye mu miryango yacu hazajya umukobwa uvukamo ahubwo ugatwara inzoga oya ndagira ngo bibe muri muco we ndagira ngo umuco nyarwanda ntabwo ari impungenge zuri ni impungenge rusange ariko zirakomeje uri oya nazo ndazigarukaho nazo ndazigarukaho niko byagize ugafata irembo ukariguha umwana w'umukobwa yazavukayo mukazana inzoga zo gusaba ukabivuga ntabwo ariyo gusaba ni ukwibutsa mukajya gushyingiranamo ibintu rero biragenda umuco utaka wenda kandi uricwa na abantu barawufatira aho baboneye wenda umuntu yaba ageze nk'aha ngaha abiriya nyine turimo kugaya uriya udakumva ariko bizagenda nawe akabikomeza bikazagenda reka wenda ntange nk'urugero mwari mwumva aba MC iyo bavuga ngo nta mukazana ukora mu ruhanga rwa sebukwe mu kinyarwanda umukazana niwe wamwogosha ku musatsi cyane niwe wamusasiraga niwe wamucaga inzara urumva ndimo ndababwira ikinyarwanda urumva urakoze cyane zarabyangiriye ariko biragenda bihinduka ubu rero rusi ntabwo ari ukwiye kujya kubwira kwa sebukwe ahubwo undi w'umugabo wenda uruhande rwa rusi yaganira nawe kuko n'ubu barimo baraganira ariko muzahindure umuntu usaba arasaba bigenda neza ariko ubundi mu kinyarwanda rero mu kinyarwanda rero ubundi iyo baza kudusaba tuba twifuza kubatsinda kubaza ikinyarwanda nicyo bivuga burya gusaba ari naho biva kwinegura buriya kwinegura ntibizere ngo hari amakosa yabaga yabaye baho ari umuco kugira ngo baganire banywe inzoga bagira batya biganira bahigira ikinyarwanda bagira bate bagize umwaka urumva rero tugaragaza ko ikibazo nta bundi wabivuga atari bushoboye kubivuga mu kinyarwanda abakobwa bacu ntabwo bari buriya se yiganira mugenzi we umukanya barabaganira n'ubundi bagavuga mu buryo bwa kinyarwanda n'abatoya n'undi yiga buriya nicyo bivuze umuco n'undi udacikano amagambo ni ukurushanwa burya nicyo bivuga yego ariko araguteguka muri takazategura ariko bigambiye kwigisha uzi ko uriya mugabo iyo aba yatwariye ubuganza niba ntaza kwishyura gukora akazi icyo atwara nta kigomba byasira hari itegeko n'ibagiwe cyacu hari umugeni watahaga adafite umuranga hari umugeni watahaga kera nyine cyarahindutse nyine nawe cyarahindutse habaga umuranga nabo bakagiye batumije nabo bakagiye winegura hari aho byapfuye byageze bite mbese no mukinegura ariko ubu mfite n'akantu murimo gusangira ntabwo ari kuri ibi ngibi gusa n'ibyo keyazi yavugaga abandi ntabwo bazanye yo kwineguriraho bagambiriye ikirere cyangwa se kwinega waba winegura desema ariko kwinegura bitandukanye tazanabivuga n'ahantu bagiye gusaba irembo ntabwo bagiye ngo mureke n'inegura cyabazanye buriya rero ari umuntu ushaka gutebya abo bazanye zana inzoga bati umuco inzoga ntabwo komeza twumve baza yikoresha wese cyaza yikoresha
ni uburyo bubiri hari ukuba usaba mu barokore hari no kuba muri igihe boroshya kubera ko izo zigezweho none se hari n'aho wajya gusaba udakora by'ibinyobwa mu banyarwanda bakazibona akadivayi bakaba icyo kintu rero mpamvu Imana ndabashimiye cyane ndabashimiye cyane ari kwa pastor bakabyana yari wanjye mwabyarije kuko ibyo tuzabasengera we nk'ubwikanda buri kandi hari cyose kandi kamaze kumugera mu bintu yirutse zimwe zose Imana turagushimiye turagushimiye bene data mutanze muri aka kanya bakaza kumva none turakunyuze kugira ngo buri muntu wese isaba yifuza ari ahangaha musubizemo imbaraga cyane cyane ndabasengera kugira ngo buri muntu wese umurinde kandi Imana igihe twasengaga twagusabye ko hari impanuka ariko wayihagaritse wakoze kuba tugire neza rero duha umugisha umuntu wese utashyiraho umurinde kandi urinde imibiri yabo urinde ubugingo bwabo urinde intekerezo zabo kandi abacuruza bunguke abahinga beza kugira ngo izina ryawe rikabyo Imana tugire neza kandi duhishe tubisabye ku Yesu Kristo.